twongeye kubasuhuza kandi tunabashimira abakunzi b'ikiganiro amateka y'u Rwanda yazimiye. Mwari muri aho, turabakunda kandi tunabifuriza ibyiza. Bityo rero namwe mujye mutwifuriza ibyiza kuko nibyo twahawe. Rero ngira ngo abakunda gukurikira ibi biganiro, ijuru rirabimpereza nkabisohora gutya nk'uko nabihawe, ariko ijuru ryarunguruka mu mitima yanyu rikabona yuko ibyo nababwiye mutabyumvishe, kuko akenshi biba biri mu ruri, biba bikeneye rero wa muntu ugifite wa mutimanama cyangwa ugifite wa muntu w'imbere ugikora, kuko abantu benshi dufite ahangaha abari babarimo imbere aribo bantu barimuwe kubera iyi myuka yaje ishingiye mu madini, ishingiye muri ibi bibazo tuba turimo byose. Ni ukuvuga ngo rero hano haba hari imibiri, ariko wa muntu wakabaye amuyobora aba ari ahandi. Rero noneho ijuru rikaba rirunguruka rikabona muri mwe, rikabona ab'insoro zaremwe mu buryo bw'umwuka badahari, ahubwo hari ab'insoro mu buryo bw'umubiri. Niyo mpamvu rero umwamikazi w'ukwezi ari gutanga insoro z'ibiremwa byose, aba yavuze ati ongera ugende ubasubiriremo gahoro gahoro, hari abashobora kumva. Ngira ngo ijuru ryababwiye yuko indimi zose zituruka mu ruri rwitwaga Ikinyarwanda. Niyo mpamvu ijuru rikomeza kutubwira ngo tugomba kwiga izi ndimi kandi neza. Rero ijuru ryatwigishije ijambo kera uburyo ari Ikinyarwanda. Dufite icyitwa Imana. Ngira ngo abenshi bumva iyo Mana ntayiha agaciro, bakaba bazi wenda yuko ari ukuyanga. Ntabwo ari ukuyanga, ahubwo njye ndayisobanura. Nyisobanurira abayibwiwe ariko bakayibwirwa n'umugome, batarayibwiwe n'ijuru. Dufite icyitwa Imana kandi tunafite n'icyitwa ngo kiranuka ku Mana. Ni ukuvuga ngo iyo Mana ntikeneye ibiramo, ntikeneye ibihumura, ikenera ibinuka. Kiranuka rero ku Mana rero ni amagambo abiri. Habanza kira, umwicanyi. Ngira ngo twize ku kintu cyitwa kira, ariko ahangaha dufite ikintu cyitwa ubaza umuntu ngo cya kintu kiri he, cya gikombe kiri he. Ikintu cyose wiswe iki, urabaza ngo kiri he, nawe aragusubiza ngo kiri hariya, cyangwa se ibintu bene nk'ibyo. Urumva kill tuyikoresha mu buryo bwacu busanzwe, ariko noneho bo bayihinduye irimbura. Umunyarwanda wo hambere ntabwo wamubwiraga ngo cya kintu kiri he ngo yumve yuko ugiye kumuhemukira, ahubwo wamubazaga ngo akusobanurire aho yagishyize. Noneho mu ndimi z'amahanga rero mu Cyongereza byitwa umwicanyi, iyo kira. Noneho hagakurikiraho icyitwa nuka. Urumva ni ukuvuga ngo umwicanyi ibyo agiye kwica ntabwo biri bube bihumura, biraza kuba n'ubundi binuka. Icyapfuye kiranuka, ariko ikizima cyo kirahumura.
cyangwa se kigira umuhumuro mwiza. Rero icyo ni igihugu cy'isoko. Urumva mbere twari dufite u Rwanda rw'isoko, ukajya uhinga nk'ishu cyangwa se nk'umwumbati ukawukura ako kanya uhita uwurya. Hanyuma rero haje igihugu cy'isoko kimura u Rwanda rw'isoko, noneho kizana isoko. Ibiri ku isoko rero ntabwo ari ibivuye mu murima ako kanya, ni ibivanwa mu murima, noneho umucuruzi akabifata akagenda akabibika hariya. Ni ukuvuga ngo ibyinshi babirya byaramaze kubora, kunuka, guhonga. Ni ukuvuga ngo ibyo ku isoko nta muhumuro biba binuka, kuko ni ukuvuga ngo baragenda bakabidepa. Uzabona nk'ubu ngubu ko tugira ibintu, abakire bagura firigo bakagenda bagashyiramo icyo kintu, akaba yanakirya no mu mezi 5-6. Urumva ngo ni ukuvuga ngo cya kindi agiye kurya muri cya gihe runaka, umubiri w'isoko ntabwo uri bube wakiriye iby'isoko, wakiriye iby'isoko. Ubwo uwo mubiri ntuzamara igihe, uwo mubiri nta budahangarwa ugomba kugira. Uwo mubiri uzahora urwara, buri kanya akarwara. Niba kagufashe akandi kaze kagufate, akandi kaze kagufate, mbe nta buzima uzagira. Kuko ibyo unywa n'ibyo urya ni ibyabitswe ahantu, ubirya byararengeje igihe. Ubwo rero ni ukuvuga ngo uraza kurwara ibirwara bigiye bitandukanye. Ni uko nguko abazimu batuzanamo bene ibyo ngibyo, abazi yuko umubiri wacu ukeneye ibyo ku isoko bizima, noneho bakatuzanamo ibyo ngibyo bamaze kubika byapfuye. Ubwo rero ni ukuvuga ngo na wa mubiri wakiriye ibipfuye cyangwa ibimaze igihe, ubwo ntabwo uri bujye gute, kuko wakiriye ibipfuye nawe uraza gupfa, ntabwo uri bumare igihe. Niyo mpamvu rero tuba dushaka kugira ngo tubabwire akantu ku kandi, kugira ngo wumve ibyo ijuru riba ribigisha ubundi ni ibiki. Kuko ibi bintu byo gukata imipaka bari barabiteguye kuva kera. U Rwanda rero bashatse kuruzimya, kandi kugira ngo baruzimye babonaga yuko abangaba twababwiye ngo bazagaruka bafite impara, bafite imvi n'ibiki byose guhagararira, n'ubundi bazaza muri ka gace gatoya Kivu y'Amajyaruguru, Mbarara, Masaka, hariya hose bagenda bahajyana kugira ngo kaguma ari gato, noneho turi abo ku isoko. Ubu mu gihe kizaza, mu gihe kiri imbere, tubaye tugikijijwe, abantu bashobora kuzajya bahinga no mu ngunguru. Kuko ubutaka buragenda buba bukeya, noneho uko bugenda buba bukeya kandi abantu turakomeza tuba benshi. Ubwo dukomeza rero tuba benshi, kandi igifu ni moteri, kirakomeza gikora. Ubwo rero hari igihe runaka uzaba ufite wenda nk'akantu k'akabaraza gatoya, ukazajya uhinga no mu ngunguru. Hanyuma wenda abatuye nko mu ma etaje hejuru, nabo bakazajya bagira gute, bagira uburyo bazajya bahinga nko mu bivazi. Urumva rero wa murimo wo mu kivazi, ntabwo watunga umuryango ngo bizakunde. Bisaba yuko ushyiramo ifumbire ya yindi y'imvaruganda y'umuceri, kugira ngo byere vuba, ubikuramo ushyiramo ibindi muri ya ngunguru. Kandi n'ubu ngubu byaratangiye. Ubu ifumbire mvaruganda bayishyira mu murima, mu byumweru 2 hakavamo ikirayi kiruta umutwe w'umuntu. Ubwo rero ni ukuvuga ngo icyo cyo kurya kimaze icyumweru kimwe, nawe urumva yuko wa mubiri nawo nukabya uzamara igihe gitoya udashobora kurama. Ibi ni ibintu ubundi bisaba ko ugomba kubyiga,
ntuvuge ngo mfite ubumenyi ngo narize ntabwo ijuru ryo rirakubwira ubwenge. Umuntu wese avukana ubwenge. Ushobora kumva wenda ngo kavuna ngo amashuri ngo ni make n'ibiki byose, ariko arabashura ubwenge, kuko arakubwira ikintu nawe ushobora gukurura ukabona yuko ari byo. Hano habanza amashyamba n'inyamaswa, ni ibintu duhora dusubiramo. Niba habanza amashyamba n'inyamaswa, hanyuma hakaza indi mbaraga ikakubwira ngo senya amashyamba n'inyamaswa, uzana imijyi, amasantire n'imijyi, none ubwo uri kumwe n'uwashyizeho amashyamba n'inyamaswa. Ni ikintu kitagusaba gusoma ibyanditswe muri Bibiliya, nawe ukurure wumve. Nze nkaje nkasenya inzu yawe, ubu naba ndi kumwe na nyir'inzu? Ko mbona babwira ngo mwansenyeye inzu, ubwo abansenyeye inzu ubwo urumva nuko batamenya ko barimo guhanwa n'ijuru. Ariko ntushobora gusenya inzu y'umuntu yarayubatse. Ibyo wakora ibyo ari byo byose, igihe cyawe kiba kibaze. Buriya guhemukira umuntu ntacyo ari bugukoreho, ariko uwabohereje hamwembi araza kugira icyo agukoraho. Yewe nshobora kuba nciriritse, wowe ukabona ngo ngewe ndaciriritse ngo nta kintu ndi bugukoreho, ariko umuremyi w'ukuri, apana iki ngiki mwize ngo ni Imana ngo ntibiki, umuremyi w'ukuri ntabwo uzamucika. Urakomeza uvuge mu gihe runaka, uvuge mu gihe runaka. Ba bazima mbabwira bahinduye Abanyarwanda. Kavuna bamukunda kurenza wowe nubwo bagukoresha. Ntabwo bagukoresha kuko bagukunda, nuko bakunda iwabo, bakunda u Rwanda. Buriya nibagukorera ukagira ijambo, ukagira izina n'ibiki byose, ntabwo ari we bakunze, ahubwo bakunze iwabo. Banga ko u Rwanda rw'iwabo rudaseba. Impamvu baza bakadukorera jenoside n'ibi byose, bakica abantu hano bakabamara n'ibiki byose, bakabifata ngo bajye kubicuruza iwabo. Umwamikazi w'ukwezi, abazima bo mu bigabiro bagahita babihagarika. Ba bandi bagenda muri twa tudege ni abirabura, bakabihagarika ntibabicuruze. Baba banga ko u Rwanda rw'iwabo rudaseba. Mwasenyeye abantu muri 2019 mu kwezi kwa 12 na mbere mu kwezi kwa 12, n'inzu ya Kavuna igenderamo. Haza covid bayitira 19, covid-19, kuko mwadusenye muri 2019. Abo mwirirwa muvuga ngo murashyingura n'ibiki byose hirya no hino muri Afurika, ntabwo tuye tubibona. Ariko ugeze hakurya iriya ukuntu bashyinguraga mu miringoti no mu mashitingi warabibonaga. Uhagarika biriya rero, iyo ufite ubwenge wakabaye umenya yuko ari nawe ukomeye. Rero ibi byose turabibabwira ntimwumve. Igihugu cy'isoko, ubwo ubu kuvuga ngo ibitunze umubiri w'isoko ni ibyo ku isoko. Ntabwo rero ushobora gutungwa n'ibyo ku isoko ngo ubure gukikizwa n'amarimbi. Ntabwo ushobora ijuru rishobora kuvuga ngo turi ijuru ritica, turi ijuru rikeneye ibirama, ngo uhagarike abantu babyawe n'inyamaswa, wenda ibyo kwica abantu bihagarike, ariko za nyamaswa zibyara abantu, inka, ihene n'ibiki byose, n'inkoko n'ibiki byose, mube muzengurukijwe n'amabagiro, ngo umbwire ngo kwica warabihagaritse. Uzi uwica icyo ataremye ariko. Ntabwo byoroshye inshuti zanjye.
no kwitonda. Ibi bintu biri ku rwego ruri hejuru. Igihugu cyo ku isoko nuko icy'u Rwanda rw'isoko, ubu bagiye kutubwira icy'u Rwanda rw'isoko, noneho batubwira ik'isoko kiranuka nyine. Ubu dufite uri muri Uganda ngo wisenga ikinyamakuru we ngo Kiranuka TV. Buriya ibyo avuga se birahumura cyangwa biranuka? Yahoze ahangaha azenguruka bamuhereza ibiganiro n'ibiki byose, none ubu ngubu bya bindi byanukaga noneho birimo kunukira rimwe. Muzakurikire Kiranuka TV ya Ezekiel wumve ibyo arimo kuvuga, ayita kiranuka. Ni ukuvuga ngo hari imbaraga imubwira ibyo akora. Bagiye kutubwira noneho icy'u Rwanda. Icy'u Rwanda rw'isoko cyitwa ngo kirahumura. Icy'Imana cyiswe kiranuka, hanyuma icya Nyagasani cyiswe kirahumura. Rero nacyo harimo amagambo abiri. Iri banza ryitwa kira cyangwa ubundi tuvuze kira mu Cyongereza, ariko noneho mu Kinyarwanda cyitwa kira. Ubwo urumva hari imbaraga ikubwira ngo kira, ntabwo ikubwiye ngo kenyuka. Nimba nsitaye cyangwa se nkasitara, undi akambwira ati komera, humura kira, humura urakira. Ubwo urumva niba bakubwiye hari uguhumurire ngo humura urakira, ntacyo uri bubi. Ariko bariya bakakizana ngo kira. Ikiguhumuriza kuri bukire bagihinduye ikikwica mu Cyongereza. Mu Kinyarwanda bisobanura ngo kira, hanyuma mu Cyongereza cyiswe ngo icwa. Urumva nta ndimi bagira, ahubwo bavoma ahangaha. Bamara kuvoma ahangaha rero, za mpumyi zitareba zikumva ibyo bavuze ngo niba bavuze ngo kira, ngo ubwo ngubwo ngo ndarenze. Kirahumura. Rero harimo amagambo abiri, hari icyitwa kira, noneho bisobanura umwicanyi, ariko mu Kinyarwanda ni kira bisobanuye kubaho, noneho bisobanura umwicanyi mu Kinyarwanda, ariko dushyize nko mu Kinyarwanda gipfuye nyine. Mu Kinyarwanda gipfuye cyitwa umwicanyi, ariko mu Kinyarwanda cy'isoko biba bikubwira ngo ukire. Katurebe noneho mu Kinyarwanda gipfuye, umwicanyi. Igikurikiraho cyitwa ngo humura. Humura ni uko ikintu gishobora kuba gihumura neza. Iyo gihumura neza ni ukuvuga ngo nta bibazo biba bihari, ariko iyo kinuka n'amaso cyica n'imboni. Ugeze nk'ahantu hari nk'urusenda bagafungaho amaso, arakurya ku rwego ruri hejuru. Ngo humura bisobanura ngo humura cyangwa se humura urwanye umwicanyi. Niba ijuru rikubwira ngo humura urwanye umwicanyi, wowe Kavuna yakubwira uko bigenda, umwicanyi yaguhamagara, hanyuma nawe ukagenda ukajya kubwira inama ya guverinoma cyangwa se abo ngabo muba mukorana ngo runaka yavuze gutya na gutya na gutya na gutya. Unamubwira uti ibi simbishaka, ubu ni ubutaka bwanjye. Iyo uvuze ngo ubu ni ubutaka bwanjye, ugakora icyo ijuru rikubwira kuri bwa butaka, wa mwicanyi nta kintu yakora, arakomeza akivovota mpaka bamujyanye mu irimbi. Nta kintu ashobora kugukora kuko uri ku butaka bwawe. Ikibi ni ukuba kuri buno butaka ubwanga, ahubwo ukorera uwaje wabuteye.
ntimukavuge ngo murakomeye inshuti zanjye. Abazimu barahagurutse, ntago byoroshye. Rero impamvu murimo gutotezwa n'umwicanyi nuko muhumirije, nuko ijuru ririmo kubabwira nuko muhumirije, kuko muri mu gihugu kiri ku butaka bw'u Rwanda bureberera abari mu gihugu gihumirije. Uzi kuba uri ku butaka bw'u Rwanda bureba bukaranda tuhumirije, wagaruye amaso inyuma ugasaba imbabazi ubutaka bw'iwanyu, bagatangira kugukorera ibyo bakubwiye kuri bukore, bakakubwira n'impamvu babikubwiye. Hano barabaganiriza, ijuru rirabaganiriza, mugakora ibintu, ariko kuko mutambikije ntibababwire impamvu. Ntabwo ari ibintu byo gukina. Bari mu gihugu kihumirije, kuko bose bagamije gukira, kandi ntiwakira uhumirije, ubu se waba uri impumyi ukagenda uri impumyi ukambwira ngo uraza kugera iyo ugiye? Iyo ufite imboni ireba ugera iyo ugiye, kuko ya mboni iraza gukorana n'ubwonko. None rero imboni yari igihunyenyeza bagiye kuyirangiriza rimwe. Ujye mukurikira, ariko nta kintu ukavuna atavuga kijya mu bikorwa. Iriya Tanzania yo hakurya hariya, kuva yakwakira ubwigenge, kubera yuko sekuru wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere yatanze kiriya gice cya Kibungo akagiha Rwabugiri, Nyabunyana yaravuze ngo nzabaguma imbere nubwo bababohoje bwose. Nta bibazo byigeze bivukamo. Uyu nguyu ya ngufuri y'abazimu twaje gutakaza, asimburwa n'uriya mugore Samia Suluhu Hassan. Ijuru ribona yuko umubyara akomoka mu baje gukoloneza kiriya kirwa, ariko nyina umubyara mu mizi afitanye isano no kwa Nyabunyana, ni imizi ya Karagwe. Baramubwira ngo sura inzuri za Nyabunyana, Cyamagashi, Cyabayamba, Magashi na za Rushosho, asure inzuri. Ngira ngo ikiganiro kimaze hafi nk'imyaka nk'itatu niba atari ine. Ntabyo yakoze. Iyo azisura bari kumubwira gukunda u Rwanda. Ubu ibitero byose arimo kugaba muri Kongo ni ibigiye kwica abo muri Kivu y'Amajyaruguru, ni ibigiye kuzatera u Rwanda. Ngira ngo ibyamubayeho urabibona yuko Tanzania yari ifite kwishyira ukizana, urabona yuko yahindutse ikibazo. Rero ibyo byose ntabwo ari ibintu umuntu avuga ngo byarangiye. Ijuru na n'ubu riracyababwira, uyoboye u Rwanda n'uyoboye Ubugande bagomba guhurana akavuna bitari byagera muri uyu mwaka mo hagati. Kandi ijuru ryari ryabwiye ukuriye u Rwanda ko azajya ku kirenge cya Ruganzu agakuramo inkweto n'amasogisi agakandagira mu kirenge cya Ruganzu akandagijemo ukuguru kw'imoso. Ibi ni ibintu burya ijuru iyo rivuze ikintu haba hari impamvu.
ngira ngo bajya babaheraho urugero bakababwira bati Amerika ko ifite igisirikare gikomeye n'ibiki byose, ko bafata cya kinyoni gifite ibara ry'umweru n'umukara kikajya imbere yabo bakajya bagikubitira salute. Urumva? Ni ukuvuga ngo rero ibi ni ibintu biba bifite isano natwe. Nimubona mukavuga ngo wenda ngo perezida bamutoye, ukajya kubona ukabona ntibatanze ibisasu n'imbunda n'ibiki byose, bafashe ingabo. Ntabwo akoresha iby'isoko, akoresha iby'isoko, ariko bafashe ingabo. Iriya mbaraga rero babwira ngo nafate ingabo, ninamubwire ko icyo kintu agomba kucyubahiriza. Ruganzu ari hano Biharwe, na Nkunzi yandereye umukuru w'ingabo, zigomba kuba ziri aha zitagaragara, noneho zigakoresha abasirikare, ku buryo mujya hirya no hino za Cabo Delgado, Central Africa n'ahe hose mugakora iby'abandi bananiwe. Kuvuga ngo buriya ni ingabo zo mu mizi zibikora, hanyuma abasirikare bacu bagahabwa imidari, abandi bananiwe kuko badafite ingabo zo mu mizi. Kumvira ni ikintu cyiza, ariko gusuzugura ntago ari byiza. Uzi kwanga kumvira ijuru, ariko hanyuma ukumvira uwaje gusenya ijuru. Ubyaye umwana ntakumvire, uriya akabyara umwana akamwumvira muturanye, cyangwa ugashaka umugore akaba ikibazo ntakumvire, uriya akaba afite umugore umwumvira n'umugabo bakuzanya bagakora ibikorwa byabo. Ubwo abomatanye n'ijuru ni abahe? Ariko perezida niwe ujya avuga ati kubera iki abantu banga kumva ukuri? None niba udashobora kumva ukuri kwa Kavuna, Kavuna niwe ufite ububasha buhindura n'abandi. Wumva Kavuna, noneho Kavuna ahindure abakugaragiye bose bariya mu nteko ngo ni mu mategeko n'ibiki byose, babyicaremwe ariko mu mitima barahinduye, harimo amahame. Turabashimiye, nitubona akanya mu kanya turongera tugarukemo.